shofu wambe singuzuka turare ibyo bipandaro byawe bimenyera nagaje ngiye kuzakora agasuzuguro wawe hazagira ugiye umenyera ngiye kuzakora agasuzuguro umuntu anyikazaho burazi wondi we ura je uraza unyikazaho unyibyimbya ngo nge ngoreza amafaranga ngo y'umutekano wikisi imbere yanjye icyo kirenge kireshya n'umurimo je mukura wana nge gifuye imana ndavuna bavuna none bura mbaye rubingo ingo ndasoka ugiye mu nzu itupfa none kandi none uri musika ngomba kusoka abantu akosha ujya umenyera n'abantu bitatu paseti yisi wambe nditari yawe ariko sha ufite konte y'ibigambo kandi sha uramenyeraga ibyo rero cyimba ndi kuvuga ura rero bakunda gukumenyera cyane ngiye mu buzima nta muntu ujya umenyera nagaje ngiye kuzakora agasuzuguro wawe hazagira ugiye umenyera ngiye kuzakora agasuzuguro what utemuzana amafaranga y'umutekano kumvira uno musenzi mara ngo twishira amafaranga y'umutekano niyo nagasuzuguro kari gutarabona turimbwa kimbwa nizo zirara umutekano mu rugo ariko naturimbwa zengu iki shatse kuvuga ko abarara umutekano ari abantu bimbwa Bonifati nikiniraga kandi ibyo nibyo ndi kwanga kabisa ko sinubundi kuri guravuga gucyo waribye mu gitabo rebe wishyuye n'utarishyuye vasha tureke ibintu by'amagambo mu mbereza amafaranga y'umutekano ariko ko munanyikazaho burazi wondi we ura je uraza unyikazaho unyibyimbya ngo nge ngoreza amafaranga ngo y'umutekano wikisi imbere yanjye icyo kirenge kireshya n'umurimo ngurebere mu gitabo iburimo kambucha we ndi kubona warishyuye kabisa we paseti ndajyo ndi kubonamo aha paseti urahirwe nduharaye kunyumvira wana kugira ngo nagunishe amafaranga byanditse ku buryo wabinyemeza nge umva nge na gitifu ntacyo yazambwira urangangisha uburyo faranga aho ngaho what ngaho sha ngaho ni mugende ariko ugundi munsi nzabafata aya mugende genda nyine wose ubundi waza ukangana na gitifu ntiyazamenyera nganzgo kanda nibyo mushoboye kwishyuza ugize ngo kunahaza tumenyera ngo giye nishyira amafaranga y'umutekano ako nanjye wumva shikundi mubwije ukuri mwana ukuri kuntu umuntu aza ngiye amenyera ngiye akamagarika mu nzira ngiye ngo mwishyire amafaranga akombishe nanjye kundi mubwije ukuri shabira ntago bibaho kabisa icyo bazi no kwishyuza amafaranga niki se niki nanjye baje kunyinisha nanjye biba byananiye nubwo zaba nizaburembe arega nubundi baravuze ngo nta myasi ijana nta mpamvu menyera urumva icyambere nta nyara fanta urumva ikindi nta mpunda abitsiwe ikindi ntago yazangangisha na gitifu ndagutinya ibirumbaraye wana yasha uvuze ngo iki boss tubabarire twakinaga paseti uri muri kaza ndana amafaranga wigeze utanga y'umutekano tubabarire gusa ndite nanguza nona ndite nyagu Allo hutano nakuboneye akazi mbwira niba wambabare ngena n'ubu nyaguze nona ahubwo Funka what imeze Jeffrey Arameze neza kabisa jamane warabuze byatari kabisa umva nizere yuko none urambereza amafaranga yanjye rero nta mico mugira umuntu aragusuhuza nizere ko uramaye amafaranga yanjye yego ayo mafaranga ndayibutse ariko si ngombwa ngo uhite unyishyuza amafaranga ariko si mwajya mukura wana nge gifuye imana ndavuna bavuna none bura mbaye rubingo ingo niba ari amafaranga humura ndayaguha urabona uravuga utazi amafaranga ngenyereye wowe uranzi wowe umva ajyana amafaranga ngahe 50 nayo wasi ibihumbi bingahe ariko si uyu muntu reka kibi 50 ndabikuraye mwaka kanya nako ndayaguha none hako ndiko no kubigira mu kanya ariko umuntu uzaba amafaranga muri gusanga ututu umva karetse vuba amafaranga yawe mbese none se n'imifuka isigaye yarabaye nk'inkoko
amafaranga ko nari nyafite urayagiye kweli ariko nanasizemo rwose. Urabona mbaye igitifu ariko si mwana ko mbona nawe uri kundenganya nusi ko nigeze nzuka nza amafaranga nk'umuntu ugiye gupfa nunaha ukeka ko aya mafaranga nayataye njyewe umuntu ungana nanjye uko nanata amafaranga cyangwa wamenya ko nayasize ibindi ukabireka. uzi n'ikindi mikaka y'imvura yize retse ngwere Jesus is Lord. iyo mufata no kuzimu ndi bari kuzakubona. Oh, Mumu not too much. How do we have this? Oh, Mumu not too much. Oh, Mumu not too much. I bet that. Kumva uzure ko naho utaza n'ubukoryo bwabo ndi bacyagiye. Ngo papa ariko rangurira bomba. Nawe nguzabye kiro tugende bombo nayivuga tugende nuko kugutuma ningo kwituma. Papa nizere kurangurira yabo. What? Jesus is Lord. Sheri ungobe ukanyihakana nubwo bura ubizi kutaramobera reba imisi tumaranye ameza ngaya ameza 5 yose nta nuko wamobera umwaka ushire. Cha ibyawe ni kamisa birarambiranye niba ari guke. Ngo papa byaye byari scan. ahubwo nanjye ndumiwe ngo papa Mishwa n'ikisi kandi zina papa no mwadyumva kuba mwavuka. Ugiye kumbwira ukuntu byaranda nabizi. Oh my God. Sheri kuziko nta guca inyuma gihe mbyara abana gute umwana ubonye urukona ari kibazo kuba mufite no wakuvise nangu papa. mwana ahubwo wowe tubwira ukuntu wabyaye umwana n'ibyo uri kuvuga byo none ngo kunyakurukiga muri kumbwira kandi nibiki gihe sinabyaye umwana no se hari umugabo byara hari umugabo ujya kugise gendera inda nago njya mbyara abana ngo 80 cyakoze urebye wakubanga gatatu kuko 80 n'abana amaze kubyara ewana urebye yawe wakuba gatatu nange murangabirisha 80 se 80 nzuje abagore bangaye mu uyu mwanya ahubwo shiri umva ibyo nibakoshe ni musaza wose nzibyo atangiye kwigira ajya ngo nikambuca wora kabisha 80 se uyu mwana niwo byaho n'abagore 80. Oh my God. ahubwo rero sibyo kumvikane ng'abadini imbuto uyu mwana nimugire ikibazo cyambere si uwanjye ikindi impamvu amamagara ngo papa niko duhorana mu karitsiye kumva ntago yabura kuvuga ngo papa kumva se ibintu bikaze kandi umago genda mu nzago gihe nakira abashyitsi kabisa ukumva.
ndahari uretse ko nyine nawe abarimu ntabwo tujya twicara ari hose tuba turi mu kazi kuri interinete za WhatsApp hose turi gushaka amasomo. Rese ibyo numvishije nibyo Ibikisi kandi urabizi maze igihe ngundanye na Pasteur none turazanye numvishe n'umwana ari guhamagara ngo papa none uriya mwana nuwe cyangwa nibihuha ndi kumva niba rero ushaka amakuru ya Pasteur ngurira kandi yaguha yose umva uratahunyuzwa amakuru subiza cyane n'amakuru n'ushaka uzane n'agafuka ndatsindagiruka ngushyiriremo yambwire ndabishaka ariko urazana kandi ndakibazo ndakaguhereza ariko umbwira amakuru yose amakuru ngiye kuyaguha ariko sinzi ukuri bubyitwaramo nibura nawe uzuriya gusa cyakoze niba afite bake 15 icyambere inzari musiye ikindi nta nakazi agira abagore bose nakubwira dore nawe uriyongeye kuvuga ukikanga cyane basende simushiraga makenga wewe ndabona kuzana umwana wa 18 wabimenye pe none sinzaho nderekeza none simana hino ndandayijyana umusaza wanjye atarabyemera kandi nenda no kubyara umva rero wararwishi Randirodi yaranguye Gitumba reka nicire hano ntago arambona. Jinga sana ameze cyane yose ugomba kumva amafaranga yanjye sha nabizi urimo kandi ugomba kumva amafaranga yanjye mugira rumwe na nko ariko sha wasohoka sha ubona kubonye umva unarasohoka kabisa kuko ntabwo nabyangarira ameze cyane hafi umwaka ugomba kumva amafaranga yanjye hase kudasohoka ugiye mu nzu itupfa none kandi none uri musika ugomba gusohoka abantu akosha ujya mumenyera n'abantu bitasi niko umva ibyo wakwigira byose uzanayambasha kaburetse turi kumwe uzanambona kandi Halo mani ko watindiye umuntu wo kukubwira isaha ukagira amasaha 5 umwana ubu maze nk'iminota 5 oya igihe wakomeje umbwira ngo urahageze we uri umurezi mwana mbare ugire vuba wihute mfite gahunda ndajya gukora ihute nakubonye nayo ihute sawa yo Fosbi yo poka mani mwihangane ubwo ndandi kumanza nta cyafu zamani wewe uraje uramamagaye ngo mfitiye diru ariko sha ubwo harimo ababebi nta kibazo ayo wanseho yose nanakwishyura ababebi nabonye icyana wowe ukunda ababebi icyangombwa mani nuko ugomba kuba witeguye ukaba uriseriye n'umwana wo mu ngagara imana ushaka ngahe mbega muri make yanjye cyakwiniyese buri ijoro ndetse ntitwanatinda aka kanya nshaka guhita njyayo apfa kuba ari icyana giteye gifite amasabo umva nyine we na 700 iragemera ariko uritwaza 7 uko nanjye ngeneye aga komisiyo sibyo tugiye mu ngo nge nitera icyangwe mwana cya kitambona ndi kunuka isikogoro tugendeho ndayaguhereza nabirenze mani dore na serious ni hano na umva hari icyana cyuma ariko nyine mbere na mbere banzu mba yanjye ese icyambere ko ndi kubona mwana runo rugo rugaga nkaho ari mu bayobozi umva sanzwe njya muri ndagasi ngasiga maki ariko hano ndi kureba ariko ntaribi nakurongo aya ndaguheza nyuma
Aya ndagwanya mava yo komanga ho muziranye nta kindi nge. Agose mwana. Komanga mudafite ikinyabupfura. Ubundi ntiyahita ngatira. Agose mwana ko ari umugabo wikirije. Nge naza kwinyesibura mu rugo rumwe umugore n'umugabo. Mani reka wa ni musaza we ariko sha ni umusirimu. Utonde. Tugende nari nditonda twinshi. Usaza kakanya ko Simwana wewe uri umuntu muzima uranzara kwa Randiro duzi ko muri mwamezi ane. siwambwiye kushaka icyana. Randiro uko nari cyane. Umuntu wiyoroshe mani ubwiye narakubabariye we ngwino. Niwifata nk'umuntu w'imbwa. Basi tugende n'ubundi ngiye kwasiga icyangombwa cy'ubutaka. Karibu mwicare. Karibu muri sanga none muragenzwa niki kumuna muzindutse cyane. Ndabona wowe wizanye maze ibisi ndi kukwirukaga. Ise kuje kunyishira ideni ryanjye rero. Ngiye nago kukwishyura buriya uyu mutipe yaranzanye yaje kunyereka umuntu twiganye kaminuza twariganye nyine nge naje kumureba kuko hari ikiraka cy'akazi naje kumurebera umukobwa wa hano wamumbariza nyine ryambwiye ko yandagiye kwimukiye hano. Reka umukobwa se arangiza kaminuza. Barata ni Ivete tuje kureba. Ivete ahantu namukinye naho hari. Ngo rero muraba mumutegereje cyangwa se muhitemo mugende ko naho hari. Nyine ka tugende ibyanze nawe bihateza ubwo nyine tuzagaruka kumureba. Je ducemoke. Umva za abo bajingu bafungurire ariko uwo wambaye umupira w'ubururu umusige namukeneye hano. Ariko siko bambwiye ngo nzohoke pokasigare ngo n'umupira w'ubururu. Aho nk'inzura ntabwo baba bamwiciyemo ko mbona yatinze. Cyane kanzubireyo ndebe ko baba batamwishe kabisa. Bese Randiro rwose ngeso kukubeshya kuba inzu natagufashije kuyubaka. Sinkeho nita final mwe ko nago bivuze ko kuyibamo mba ndi no kuyigucungira. Amafaranga yenda yarabuze kuwambe kuwa gatatu yose mpanga kubona amafaranga nkibone bice turuwase nkabirya amandazi nkarya. Bese ubwo kumva koko ibihumbi 50 bwa nabikura he kwe. Nge rwose ni imbabazi yenda nk'imitsi ine nambonye nka turuwase ate nabwo njya izindi yenda ngakwishyura make. Ushobora umugiro usigaye rwarahendutse kugira ungira ayo magambo yose. Ugomba ko amafaranga yanjye sha. Je ukanginisha gengana nawe wowe. Amujinga. Wowe urabona ungana najye. Ugomba kumva amafaranga yanjye amezi 5 yose mwa ibyo ntabwo nabyihanganira kabisa. Je ngo ndakundesheje umuntu ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa kane kwa gatanu kose. Sura yibwira de wowe. Mujinga sana. Je ntarafrana nari kintu nakige na. Aha, bayo nawe sha bayo. Uri ni ngange mbashaka bayo. Cyara hano urajya hese. Wowe ngo babari rugende ugaruke. Sunyizaniye se karibu. Oya ngewe namuherekeje. Nuko wabimubaza. Gusha imipangu yanyu yose niyi, Umva amafaranga yanyu mwembi mwese mugomba kuyazana. Mwese mufatanye muyampereze umva hano nta mikino we. Mwe murakinisha nyirinzu sha nta nisuri. None si nangaho umuri. 50 mari muri 50 na amezi 5 muri 10. None se poka uramutse uhamagaye Mafene ntabwo yakuguriza ngo ibihumbi 20 tukareba ko nyuma ya meza ne wagamwishyura. Sha Mafene bwo ni igitekerezo cyiza kuko ejo bundi hari kopera yakotereje bivuze ko akiyafite ahubwo si tumuhamagara gute Mafene we yayanguza. Nose boss watubabaruka dutizenda telefone kujya dukubitirwa hano tukazakubitirwa hano tugahamagara inshuti yacu ikazana amafaranga basi. Ugomba kuma amafaranga yanjye sha akira. Ariko mugomba kuma amafaranga yanjye byanga byakunda. Mafene mwana none se ya mafaranga uracyayafite mwana? No ni diru ifatika da n'umuntu ushaka nyine yamugurize. Niba bihari banguka hari inzu iri hakurya mu biryogo byo mu gikatsi yacu nago Kigali mwana.
ihute uyazane nyine uwo mujama nadirinze nawe agomba kutwungukira veni akayaduha nyuma y'iminsi 3 sawa ihute ubanza unahaza uhite uyibona niyo nzu nabonye igaragara mwako gace sawa Endebera babajama banje ko mwicaye hose man nese mwana y'amafaranga urayazanye ndayazanye ariko akaba atararenze iminsi 2 kuko arenze ntago twakumvikana dore ngaye ariko nk'uyu murezi ariko ngira n'amahirwe kabisa uyu munsi ndarya neza hari ko biri umva mwebwe umva nawe wicara hariya huko ibihumbi 50 urongeraho ibindi nka 60 kugira uve hano hane wowe ngo ngwahereza abanga amafaranga bakwishyuriye se ntabwo bakora wakoze bari hese ecara kumbe mureba ngisambaza harya mwambobomwe mwabuza kunyishyura mwembe mugomba kuva hano umva zamu aba batipe bose buri wese ukuremo umwenda wose uhenze bose ubacugunye hanze igipangu vuba kandi nizere ko ukora cyane kandi sense none se poka nubwo batwatse ibikini biki wakubaza none ikindi kibabi gitwika byata Mumu not too much. Nope. How fast do we have this? Ujamila ke. You what? Hey! I hear me to me, by me. Funka! Pregnant? I bet that. Mumu not too much. Hey! Jesus is Lord. Ukoze kunyibutsa wangu uziko nibagiye ko hari ubukwe umva uyu munsi tugomba kujya mu kirori mwana kabisa ebwana agoreka arakantu nyibutse gakora vuba nk'imashi ewana sha umva reka ngwereka ahubwo umuti umva sha naka gasahani niko ndarira umva niki gihiko icyo ndarisha wowe rero wowe ntabwo wandi turenze umuwana iravuga wana tugere sha hano kabisa umuntu atabyambariye byamushabuka Pasete, you see? Benende tari yawe. Ariko sha ufite konte y'ibigambo kandi sha uramenyeraga. Jesus! What are you running? Bigirayo muza kandi nirare nyinshi wowe nukine wewe ugenda ari bitwo tugomba kugenda tukabikora vuba vuba urebye nari bari abajyo bakirije bakujya yakobwa ariko tuvuga ibindi tubisubire ni gutugenda ibiri bisheke mu nzira ba nitondere na mustari kunda mfuti itonde none si wavuga gutyo wowe nagurya ariko beru hazo nyama buri kumbira gutyo
nari bitu tugende ariko uzisubiraho wasanga ubyana n'ibijyo mu mufuka tuti ni faranga zanje nago nibye niyo mpamvu nago nakwitonda ngara aho ushaka hose ni faranga zanje nago nibye rose wabutibye ugatunya no kurira no mu nzira na faranga zanje tuti uyu mureza cyanyambariye imyenda bana kuramo imyenda yanjye gira vuba ndabindi ndi kujya kuyigura ndanaye ndamwe nawe ngo nguki imyenda zawe Suturanjebera bana imyenda yanjye kweli uzikatagira n'isoni bana uboka rimwe kabiri gatatu kuramo ndakene ikintu twavuga wa mumuno tuma ubwo se kuvuga ngo imyenda ni yawe ubundi ni wowe gira isoko wenyine ndango ni yawe imyenda yose bari yawe ariko nabikubwiye nyanyashwa walubye se umva mbare gatatu wakwema iyo myenda yanjye kuko ngibye ndarizo naje tosha mbio vanamo akusa usikie Kiswahili tosha mbio unge kuvuga ibyo myenda twakubitana akoramo wagira ni ibyumara ngaho n'ubwo bana binini bire ngo ndebere bana igikapu cyanjye cyabaye ngikondi bana bana ngaye byo ni ibiki iki ubukwe twakubitana rero utanginisha sibyo umva utamenyera nanubura cyambaye bana uzikutagiraga ngiye ibintu byanyije wabigize ngiyara n'abana ibintu byukoze ntago bibaho wana bitabaho sinaba bitebagaho byabayeho muri ngweco ndetse ngo birarangira mwa ndafasha tugende bana naragiye nende bagiwe na sentire yanjye uziko nari nabyibagiwe bana kuramo byose gira vuba uzikutyagira isoni bana kuramo niga oh my god araga kumunyara kawo nako nakanje bana uziko na akushaura cyo ubukwe wagira nuko ese turi umuntu w'imbwa pe shabura ngaho unyobora uri ngande wowe abo dusubirayo amufundi yagiye gute ko nambaye gusa nope kombona ume kutavuga wabaye iki bamani wabireka uzigo basigaye biba n'umuntu imyenda yambaye wa mumuno too much komyuteretse goreza yagiye gute mbwiza ukuri gira bwangu bamani wabireka ntabwo utotegereza ngiye kugusubiza mbwiza ukuri gira bwangu ko nshobora kugusubiza mpita mbwiza ukuri gira bwangu gereza nshobora kugusubiza oh my god wamenye gutahuha aha muboneye igihe sawa kambite ndimubwira Imana ishimwe ndakubonye kabisa wa mumuno too nari much ngukeneye je umbonera igihe nusi buri munsi ko mba ndi kuri biro umboneye igihe umbonya ruko nyuze iwawe cyangwa ushaka kundega sha kabaga ubumbazi je ntabwo nagutega nta kindi mpamvu gushaka ahubwo mva gitifu dukine deal ahari migizamu ibisambo muri ugu mudugudu byaratuzengereje ejo natumye umwana umufuka w'isukari barawujyana mbabarire ubimfashe mu cyo gisambo ndakizi tubikore none turamu umva ibyo ndabyumva ibisambo koko hano hanze birahaba ahubwo mbwira izo deal z'uru gukina nizihe ngo tuzikine ariko pana umva witonda uratuma ari ngiye bashorera ugasanga ngiye bisigisambo umva gitifu ngewe ibintu ndi kukubwira nanjye nayibegiye kirekire ahubwo niba uzi ngo ni kukubeshya nanjye reka ndimo umwana nawe ubwawe ubibonere gihamya kuko murabizi mu rukiko muzijya musaba abagabo urabuhibereye n'ibintu aba ngombwa nza gutangamo umugabo gisambo cyangwa wasanga ari we gisambo sha wasanga ari we gisambo wamenye gute ko hano habaga ibisambo Isaki
ntabwo ndi igisabo impamvu niye nawe ari wowe byakubabaza imifuka 3 y'isukari ndayihombye mu cyumweru kimwe ibiri yasiba n'amafaranga ahubwo reka muhamagare mutume nawe uri hano wiyumvire Daidumu Bayano zane ni karatasi Yego Mbaro Daidumu genda kwa Ndayihurume aguhereze subatom Yego papa uyizane wihute Yendi hut Ihute sha Why are you running? Why are you running? Washaka dogo? Yeah. Ninye kwa Ndayihurume Mfasi, nanjye niyo ndi kugara. Ahubwo ndize no mvirope nje kuzana mutundo hariya ndahita nyigarura. Sibyo? harimo amafaranga ya papa mbaye ariko nduyajya yagarura ndugira ikibazo ngende buyagarure mu kanya gato. Kandi nje kuzana mutundo hariya ndahita nyigarura. Sibyo? Isaki you. Cyana ndikirambona imboga mu menyo mwa. Kitaragenda mwa. Abeta. akigabo menza kinyibye akusha imitwe yanyu cyangwa niho gisambusha papa baranyibye subyumviye tugire vuba dutabare ahubwo batarabyana ndagufashe zana amafaranga ya papa Gakwimura mundu kwero ziko ngatuma va mu cyara kaje mu mugi kandi kure aho no mundi nzarima yamwiciye naho ubwo ni saba afite amafaranga Oh my god. Kwashaka ngo mwigize bakagarara twaje tuje tubaziye Oh no. ibyo nibyo byavanye mu mugisi nta magambo menshi ubundi nje ndi hafande reka mpamagara ubuyobozi bw'uyu mudugudu mpamagare gitifu aro gitifu cya gisambo ni hafande muvugana cya gisambo nagifashe bana gifite ingufu cyane ni utaraba musitende wagishobora uzane n'amapingu asenkani ihute gira vuba vuba Abeta. aha reka nze sha reka nze mwereke ko ibisambo bitigeze binababarirwa Oh my god. Why are you running? 0 minute arahageze ayo ni maramoja ganda wowe kusha byagiye gutemwa ko mbona mujujura nasize byaba none ni ikintu cyagisambo nagwamagariye ni cyagisambo shaka abantu biba amateleviziyo mu mazu ya rubanda kumbi ni mwebwe ejo televiziyo ni wowe ejo buriri ni wowe ejo ewe data we matanyanga somba tanyanga umva wowe tayari ni kuri polisi nirabikiza wowe ariko ndunga ariko uzi nikindi reka ngwandike kuri liste y'ibisambo kuko ugana izina ryawe ntabyuze aka kanya baryibagiwe banyita kambuca gisabo umva hano birakabije uziko mwazaterura n'inzu bashyiramo n'imiyaga si ubwa mbere umfashe imiyaga si uko nandi se rwakira nta miyaga se yi ngari polisi sha ntago kuri Rwanda guherekeza uramemba ngahese kugwerekeza ngo ngushoreye kuri polisi nabyo wabimpembera hano aha ni ku cyicaro cya polisi hano ubona n'ingenere rero sasa hano hari umuntu umva yananiye umva ariko ibana amaze akayaterura ibintu birakabije kabisa mumfashe muzane n'amapingu nka 20 nawe yarimo se wangu wagira simuye kucira urwumvu kandi gati abamusi ubundi sutaniyeho n'urwumvu man hariya nyine urebye nta kintu twapfaga wangu nyine hariya bari kugira ngo mbakangishe ngo utorokeshe hano wagira ngo ugiye kwica inzoka Randirodi yaranguye gitumba reka nicire hano ntago arambona
Jinga sana. Amezi atanu yose ugomba kumva amafaranga yanjye sha. Nabizi urimo kandi. Ugomba kumva amafaranga yanjye ugenda numena ngo. Ariko sha wasohoka sha ko nakubonye. Umva unarasohoka kabisa kuko ntabwo natyangarira amezi atanu. Hafu umwaka ugomba kumva amafaranga yanjye. Hase kudasohoka ugiye mu nzu itupfa nona kandi ngo uri musima ugomba gusohoka abantu. Akosha ujya umenya n'abantu bitasi. Niko umva ibyo wakwigira byose uzanayambasha kaburetse turi kumwe uzanambona kandi Halo mani ko watindiye umuntu wo kukubwira isaha ukagira amasaha 5 umwana ubu maze nk'iminota 5 oya igihe wakomeje umbwira ngo urahageze we uri umurezi mwana mbare ugire vuba wihute mfite gahunda ndajya gukora ihute nakubonye nayo ihute sa yo Fosby yo poka mani mwihangane ubwo ndandi kumanza nta cyafuza mani wewe uraje uramamagaye ngo mfitiye diru ariko sha ubwo harimo ababebi nta kibazo ayo wanse yose nanakwishyura ababebi nabonye icyana wowe ukunda ababebi icyangombwa mani nuko ugomba kuba witeguye ukaba uri seriye n'umwana wo mu ngagari mani ushaka ngaye mbega muri make yanjye Chafiniyesi buri ijoro ndetse nitwanatinda kakanya nshaka guhita njye apfa kuba ari icyana giteye gifite amasabo umva nyine we na 700 iragemera ariko uritwaza 700 uko nanjye ngeneye aga komisiyo sibyo tugiye mu ngo nge nitera icyangwe mwana cya kitambona ndi kunuka isikogoro tugende ho ndayaguhereza nabirenze na Serious ni hano na umva hari icyana cyuma ariko nyine mbere na mbere banza umba yanjye ese icyambere ko ndi kubona mwana runo rugo rugaga nkaho ari mu bayobozi umva sanzwe njya muri ndagasi ngasiga maki ariko hano ndi kureba ariko naribi aya ndaguheza nyuma aya ndaguha nyuma vayo ukomangeho muziranya ntakindi nge agose mwana kumanga mudafite ikinyabupfura ubundi ntiyahita ngatira gusa mwana ko ari umugabo wikirije njye naza kwinyenyesi bura mu rugo rumwe umugore n'umugabo mani reka ni musaza we ariko sha ni umusirimu mutonde tugende nari nditonda twinshi usaza kakanya ko mwana wewe uri umuntu muzima uranzera kwa Randirod uzi ko muri mu amezi ane simbwiye kushaka icyana Randirod uko nari icyana umuntu wiyoroshye mani bwe narakubabariye we ngwino niwifata nk'umuntu w'imbwa basi tugende n'ubundi ngiye kwasiga icyangombwa cy'ubutaka karibu mwicare karibu muri sanga none muragenzwa niki kumuna muzindutse cyane ndabona wowe wizanye maze ibisi ndi kukwirukaga ise kuje kunyishira ideni ryanjye rero ngiye ntabwo kukwishyura buriya uyu mutipe yaranzanye yaje kunyereka umuntu twiganye kaminuza twariganye nyine njye naje kumureba kuko hari ikiraka cy'akazi naje kumurebera umukobwa wa hano wamumbariza nyine yambwiye ko yandagiye ko yimukiye hano reka umukobwa sararangiza kaminuza barata ni Ivete tuje kureba Ivete ahantu namutinye naho hari ngo rero muraba mumutegereje cyangwa se muhitemo mugende ko naho hari nyine ka tugende ibyanze nawe bihateza ubwo nyine tuzagaruka kumureba dukemuke umva za abo bajingu bafungurire ariko uwo wambaye umupira w'ubururu umusige namukeneye hano siko bambwiye ngo nzohoke pokasigare ngo n'umupira w'ubururu aho nk'inzura ntabwo baba bamwiciyemo ko mbona yatinze reka nsubireyo ndebe ko baba batamwishe kabisa Randirod rwose njye suko kubeshya kuba inzu natagufashije kuyubaka
sinkeho nita final mwe ko ntabwo bivuze ko kuyibamo mba ndi no kuyigucungira amafaranga yenda yarabuze kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu hose mpanga kubona amafaranga nkiboneye ibice turuwase nkabirya amandazi nkarya rwose ubwo kumva koko ibihumbi 50 bya nabikura he kwe nge rwose ntimbabaze yenda nk'imitsi ine nambonye nka turuwase ate nango njya hizindi yenda ngakwishyura make ushobora umugira usigaye rwarahindutse kugira ungira ayo magambo yose ugomba ko amafaranga yanjye sha je ukanginisha je ngana nawe wowe amujinga wowe urabona ungana naje ugomba kumva amafaranga yanjye amezi 5 yose mwa ibyo ntabwo nabyihanganira kabisa je ngo ndakondesheje umuntu ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa kane kwa gatanu kose tisura yibwira de wowe mujinga sana je ndara franga ndari kintu nakike ndara aha bayo nawe sha bayo uri ningamwe mbashaka bayo cyara hano urajya hese wowe ngo babari rugende ugaruke sunyiza ni hese karibu oya ngewe namuherekeje nukuri wabimubaza gusha imipango yanyu yose ni iyi umva amafaranga yanyu mwembi mwese mugomba kuyazana mwese mufatanye muyampereze umva hano nta mikino we mwe murakinisha nyirinzu sha nta nisuri none si nangaho muri 50 mani muri 50 na meza 5 muri 10. none se poka uramutse uhamagaye mafene ntabwo yakuguriza ngo ibihumbi 20 tukareba ko nyuma ya meza ne wagamwishyura sha mafene bwo ni igitekerezo cyiza kuko ejo bundi hari kopera yakotereje bivuze ko akiyafite ahubwo si tubamuhamagara gute mafene we yayanguza nose boss watubabara ukadutizenda telefone aho kujya dukubitirwa hano tukazakubitirwa hano tugahamagara inshuti yacu ikazana amafaranga basi ugomba kuma amafaranga yanjye sha akira ariko mugomba kuma amafaranga yanjye byanga byakunda mafene mwana none se ya mafaranga uracyayafite mwana no ni deal ifatika da n'umuntu ushaka nyine yamugurize niba bihari banguka hari inzu iri hakurya mu biryogo byo mu ikatsi yacu nago ya Kigali mwana ihute uyazane nyine uwo mujama na dirinze nawe agomba kutwungukira veni akayadonya nyuma y'iminsi 3 sawa ihute ubanze unahazo tuyibona niyo nzu nabonye igaragara mwako gace sawa ndebera abajama banje ko mwicaye hose mani nose mwana ya mafaranga urayazanye ndayazanye ariko akaba atararenze iminsi 2 kuko arenze ntago twakumvikana dore ngaye ariko nk'uyu murezi ariko ngira n'amahirwe kabisa uyu munsi ndarya neza hari ko biri umva nyebwe umva nawe icara hariya huko ibihumbi 50 urongeraho ibindi nga 60 kugira uve hano hane wowe ngo ngwahereza abanga amafaranga bakwishyuriye se ntabwo bakora wakoze bari hese ecara kombo mureba ndisambaza harya mwambobo mwabuza kunyishyura mwembe mugomba kuva hano umva zamu aba batipe bose buri wese ukure mu mwenda wose uhenze bose bacugunye hanze igipangu vuba kandi nizere ko ukora cyane kandi sense none se poka nubwo batwatse ibiki wakubaza none ikindi kibabi gitwika byata Mumu not too much. Nope. How far do we have this? Jamila ke She what? Hey!
Aye, me, ba me. Funka! Pregnant? I bet that. Oh, Mumu, not too much. Hey! Jesus is Lord. ukoze kunyibutsa wangu uziko nibagiye ko hari ubukwe umva uyu munsi tugomba kujya mu kirori mwana kabisa ewana agoreka arakantu nyibutse gakora vuba nk'imashi ewana sha umva reka ngwereka ahubwo umuti umva sha naka gasahani niko ndariraho umva niki gihiko icyo ndarisha wowe rero wowe ntabwo wajya turenze umuwana iravuga wana tugere sha hano kabisa umuntu atabyambariye byamushabuka paseti yisi mbere nditari yawe ariko sha ufite konte y'ibigambo kandi sha uramenyeraga Jesus! What are you running? Kugira umuzakane nirare nyinshi wowe ukino wewe ugenda hari bitwo tugomba kugenda tukabikora vuba vuba urebye nayo bari abajyo bakirije batujye yakobwa ariko tuvuga ibindi tubisubire ni gutugenda urira ibisheke mu nzira ba nyitondere na mustari kunda mfuti itonde none si wavuga gutyo wowe nagurya ariko beruhazo nyamavuri kumbira gutyo nari bicu tugende ariko uzisubireho wasanga ubyana n'ibijyo mu mufuka tuti ni faranga zanje nago nibye niyo mpamvu nago nakwitonda ngarira aho ushaka hose ni faranga zanje nago nibye rose wabutibye ugatonya no kurira no mu nzira oh na faranga zanje tuti uyu mureza cyanyambariye imyenda bana kuroma imyenda yanjye gira vuba vuba ndabindi ndi kujya kuyigura ndanaye ndamwe nawe ngo nguki imyenda zawe suturangebera bana imyenda yanjye kweli uzikatagira n'isoni bana uboka rimwe kabiri gatatu kuramo ndakini kintu twavuga wa mumuno tuma ubwo se kuvuga ngo imyenda ni yawe ubundi ni wowe ugira isoko wenyine ndango ni yawe imyenda yose bari yawe ariko nabikubwiye nyanyashwe kandi ugese umva mbare gatatu wakwema iyo myenda yanjye kuko ngibye ndarizo naje tosha mbio vanamo akusa usikie Kiswahili tosha mbio unge kuvuga imyenda twakubitana akoramo wagira ni ivyumara ngaho n'ubwo bana nini bire ngondebere bana igikapu cyanjye cyabaye ngikoni bana bana ngaye byo nibiki iki ubukwe twakubitana rero utangimisha sibyo umva utamenyera nanubura cyambaye bana zikutagiraga ngiye ibintu byanyije wabigize ngiyara n'abana ibintu byukoze ntago bibaho wana bitabaho sinaba bitebagaho byabayeho muri ngweco nasize ngo birarangira mwa ndafasha tugende bana naragiye niba dore na setire yanjye usiko nari nabyibagiwe bana kuramo byose gira vuba vuba zikutagira isoni bana kuramo
Niga. Oh my God. Baraka kumwenya rakao. Nakona kanje bano sikona akushaura cyo ubukwe wagira n'uko. Ese turi umuntu w'imbwa pe. Shabura ngaho unyobora uri ngande wowe. Abo dusubirayo amufundi. Yagiye gute ko nambaye gusa? Nope. Kombona ume ukutavuga wabaye iki? Bamani wabireka. Uzigo basigaye biba n'umuntu imyenda yambaye wa Muno too much. Komyuteretse goreza. Yagiye gute mbyiza ukuri? Gigira bwangu. Bamani wabireka. Ntabwo utotegereza ngiye kugusubiza mbyiza ukuri ngira bwangu. Ko nshobora kugusubiza mpita mbyiza ukuri ngira bwangu. Gereza nshobora kugusubiza. Oh my God. Wamenye gutahu. Aha, muboneye igihe. Sawa. Kambite ndimubwira. Imana ishimwe ndakubonye kabisa. Muno too much. Nari ngukeneye. Ye? Umbonera igihe. Nusi buri munsi ko mba ndi kuri biro umbonera igihe umbonya ruko nyuze iwawe. Cyangwa ushaka kundega sha kabaga ubu umbazi. Je ntabwo nagutega nta kindi nta impamvu gushaka ahubwo mva gitifu dukine deal. Harimo ibisambo muri umudugudu byaratuzengereje. Ejo ndatumimwana umufuka w'isukari barawujyana. Mbabarire ubimfashe mu cyo gisambo ndakizi tubikore none turamu. Umva ibyo ndabyumva ibisambo koko hano hanze birahaba. Ahubwo mbwira izo deal z'uru gukina nizihe ngo tuzikine. Ariko pana umva itondo uratumara ngiye bashorera ugasanga ngiye bisigisambo. Umva gitifu ngewe ibintu ndi kukubwira nanjye nayibegiye kirekire. Ahubwo nibuzigo ni kukubeshya nanjye reka ndi umwana nawe ubwawe ubibonere gihamye kuko murabizi mu rukiko muzijya musaba abagabo urabuhibereye nibi naba ngombwa nza gutangamo umugabo gisambo cyangwa wasanga ari we gisambo sha wasanga ari we gisambo wamenye gute ko hano habaga ibisambo ntabwo ndi gisambo impamvu niye nawe ari wowe byakubabaza imifuka 3 y'isukari ndayihombye mu cyumweru kimwe ibiri yasima n'amafaranga ahubwo reka muhamagare mutume nawe uri hano wiyumvira Daidumu Bayana zana ni karatasi Yego Umvaro Daidumu genda kwa Ndayihurume aguhereze sugatonda Yego papa uyizane wihute Yendi huta Ihute sha Why are you running? Why are you running? Washaka dogo. Ye. Nne kwa Ndayihurume Mfasi. Nanjye niyo ndi kugana. Kuko ndize no mvirope nje kuzana mutundu hariye ndahita nyigarura. Sibyo? harimo amafaranga ya papa mbaye ariko nduyajya yagarura ndugira ikibazo gende buyagarure mu kanya gato kandi nje kuzana mutundu hariya ndahita nyigarura sibyo Isaki kirakena ndikirambona imboga mu menyo mwa kitaragenda mwa abeta akigabo menza kinyibye ako sha imitwe yanyu cyangwa niho gisambo sha papa baranyibye subyiyumviye tugire vuba dutabare ahubwo batarabyana ndagufashe zana amafaranga ya papa bapimura umuntu kwera uko ngatuma ava mu cyara akajya mu mugi kandi kure aho n'umundi nzarima yamwiciye naho ubwo ni saba afite amafaranga Oh my God. twashaka ngo mwigize bakagarara twaje tuje tubaziye Oh no. ibyo nibyo byavanye mu mugisi nta magambo menshi ubundi nge ndi hafande reka mpamagare ubuyobozi bw'uyu mudugudu mpamagare gitifu
Aro gitifu. Cyagisambo ni afande muvugana cyagisambo nagifashe. Bana gifite ingufu cyane ni utaraba musitendo wagishobora. Uzane n'amapingu asenkani ihute gira vuba vuba. Abeta. Aha reka nze sha. Reka nze mwereke ko ibisambo bitigeze binababarirwa. Oh my god. What are you running? 0 minute rahageze. None ni maramoja. Genda wowe. Kusha byagiye gutemwa ko mbona muri jura nasize byaba. None ni ikintu cyagisambo nagwamagariye ni cyagisambo. Ashaka abantu biba ama televiziyo mu mazu ya rubanda kumbi ni mwebwe. Ejo televiziyo ni wowe. Ejo buriri ni wowe. Ejo ewe data we. Matura ni wowe. Omba tanyanga. Umva wowe tayari ni kuri polisi. Polisi ni irabikiza wowe. Ariko ndunga. Ariko uzi nikindi reka ngwandike kuri liste y'ibisambo kuko vuga n'izina ryawe ntaryuze aka kanya waryibagiwe banyita kambuca gisabo umva hano birakabije uziko mwazaterura n'inzu bashyiramo n'imiyaga si ubwa mbere umfashe imiyaga si uko nandi se rwakira nta miyaga se yita ngare polisi sha ntago kuri Rwanda guherekeza urambemba ngahese kugwerekeza ngo ngushoreye kuri polisi nabyo wabimpembera hano aha ni ku cyicaro cya polisi hano ubona ningeneye rero sasa hano hari umuntu umva yananiye umva ariko ibona amaze akayaterura ibintu birakabije kabisa mumfashe muzane n'amapingu nka 20 nabo yarimo se wangu kwagira singiye kucira urwumvu kandi gati abamuso bonde sutaniyeho n'urwumvu man hariya nyine urebye nta kintu twapfaga wangu nyine hariya bari kugira ngo mbakangishe ngo utorokeshe hano wagira ngo ugiye kwica inzoka Oh, Mumu, not too much. A quanto real tem? Oh, Mumu, not too much. Oh, Mumu, not too much. Abeta.